Mu gihe u Rwanda rwitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, abagore bafite ubumuga bwo kutabona baratangaza ko bamaze kwiteza imbere nubwo bagihura n'imbogamizi zijyanye n'ibyo bakora. U Rwanda rwifatanya n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku itariki 8 Werurwe, aho guverinoma zitandukanye ziba zizirikana uburenganzira bw'abagore, kurebera hamwe ibyo bamaze kugeraho ndetse no gukumira imbogamizi zizitira iterambere ryabo. Abagore bafite ubumuga bwo kutabona baracyahura n'imbogamizi cyane cyane abakora imyuga y'iterambere nko kuboha imipira, gucuruza ubuki n'ibindi. Bakaba bahamya ko baziterwa no kuba nta masoko babona, ndetse n'abanyarwanda bakaba bagifite imyumvire yuko umuntu utabona adashobora gukora igikoresho gifite ubuziranenge, nk'uko Musabyimana Patricia, umwe mu bagore bafite ubumuga bwo kutabona uboha imipira bivuga. Imbogamizi nuko abantu batatwibonamo nkatwe batabona, batugirira icyizere cy'uko koko wabasha gukora umupira muzima. Ariko nanone icyiza cyabyo nuko iyo umubonye ukamukorera nagakuvaho, agira n'izo mpuhwe zo kumva ko umuntu utabona aba akamugumana nk'umukiriya, ariko kugira ngo azakwibonemo nicyo kibazo. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umunyarwanda bw'abatabona RUB Donatira Kanimba avuga ko uyu muryango ukorana n'urugaga rw'abikorera PSF kugira ngo abanyamuryango babo bahabwe ibibanza mu gihe habaye imurikagurisha, bityo ibikorwa by'abagore batabona bikabasha kumenyekana. Ibyo dukora ni ukumenyesha private sector, kugerageza kumurika igihe icyo ari cyo cyose tubonye amahirwe yo kumurika ibikorwa byabo kugira ngo bimenyekane. Hanyuma ikindi twagiye dukora ni ukubaha amahugurwa kuri entrepreneurship kugira ngo bamenye uburyo nabo bwo kwishakira amasoko. Madamu Kanimba akomeza avuga ko ubwo abanyarwanda bose bazaba bamaze guhindura imyumvire, abagore batabona bazarushaho kubona amasoko y'ibikorwa byabo, ndetse n'abantu bo hirya no hino ku isi bakabaha akazi ko gukoresha amaboko cyangwa ubumenyi bwabo. Kugira ngo bashobore kubona amasoko neza birasaba guhindura imyumvire y'abanyarwanda, kuko abanyarwanda bafite imyumvire imeze nabi cyane yo kumva ko umuntu ufite ubumuga amahirwe wamuha ari uko utamugora, ukareka kumuha ikintu gisa naho ari ukumuha umurimo wo gukora, so bigatuma batifuza kumuha akazi kubera ko bumva ko basanze yenda basanze harimo amakosa, ntabwo batinyuka kumubwira ngo ahangaha warabyishe, aho kugira ngo rero atagomba kumubwira ngo aha warabyishe akareka kumuha akazi. Gusa abagore bafite ubumuga bwo kutabona bashimira guverinoma y'u Rwanda ku nkunga ibagenera irimo amafaranga, ibitekerezo n'ibikoresho by'imfashanyigisho, ariko hakaba hakigaragara imbogamizi z'uko batabona amaguriro basangamo ibikoresho by'umwihariko. Bizera Mitasiye, Cross TV.